yanze kuva mu nzu yari arimo. Umutito ngo aryaga abana ubu nyine akahita bica nyine. Ubu ngubu bageze ku bantu 12 babacukura nyine mu cyobo yabataga mu kihe cyobo nyine baga mu nzu by'imbe mbana 3 na saro n'igikoni ngo mu gikoni no yera icyo cyobo. Yego. N'ubu ngubu kabisa cyari kubatabura niwo mvuye. Abo bari gutaburura bari bamaze kubona abakobwa bangahe? 10 ngo ni 12. Hano Kazungu yabaga ahagana ku isaha 1:45 za mu gitondo. Ndi mu kagari ka Busanza, ni mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro. Aha turi niho kwa Kazungu Denis wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Aha duhagaze hari icyuka cyinshi cyane kinuka. Haranuka cyane. Haranuka cyane. Iki ni icyongo rero acukuye akajya bajugunyamo. Bamwe bahacukura mugeze muhagerera? Oya, nta muturage bemera guhagera. Namwe rugomera mugeze muri iki gitondo? Nuko twareberaga kure ino. Ibintu byo byatunukiraga. Byajyaga binuka mukabyumva? Byarazamutse biratunukira twajyana imbeba zapfuye. Arabanje kingana cyanuka hari icyo cyuka byanutse kuwa 2. Tuvaga ni tuvanga. So ahangaha rero niho kuri iyi nzu ivuga ko ari kwa pasiteri hakodeshwaga n'uyu mugabo Kazungu. Bikekwa ko ngo yishe abaturage, abakobwa bamusuraga bakatakariza ubuzima. Nubwo kwagera bitatworoheye kuko urupangu rurafunze, kwinjira ni ikibazo cy'ingutu, ariko ukihinjira uhita wumva icyuka kinuka cyane ku buryo nyine byanze bikunze hari bamwe mu bari baramaze kubora, nuko nabyita. Ku urwego rw'ubugenzacyaha rwamaze gutangaza ko uyu Kazungu Denis yamaze gutabwa muri yombi. Abaturage nabo bavuga ko hari undi mugore bikekwa ko yakoranaga n'uyu Kazungu nawe wamaze gutabwa muri yombi. Gusa aya makuru akaba yaje kongera gushimangirwa n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro. Nubwo kugeza kuri uyu munota wa none nta mubare runaka w'abakekwa baba barishwe n'uyu Kazungu Denis wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ku ruhande rw'abaturage basaba ko uyu Kazungu Denis aramutse hamwe n'ibi byaha ngo nawe yakagomba gukanirwa urumukwiye, ndetse ntibatinya no kuvuga ko yakagombye gukurwa muri rubanda. Ubugome nk'ubu ndengakamere bugaragaye igihe abaturage basaba ko mu gihe abashyitsi babasuye cyangwa se abimukiye mu gace runaka bagomba gukorerwa ibarura, banava aho bari bacumbitse cyangwa se bari batuye, bakongera bagakurwa mu gitabo cy'aho bari batuye mu rwego rwo kugira ngo babashe kumenya amakuru y'imibereho y'abaturage umunsi ku wundi. Biteye isoni n'agahinda aho umuturage ashobora kwica abantu bangana gutya, amakuru nabwo kumenyekana bikaba ikibazo cy'ingutu. Ariyo mpamvu basaba ko byibura buri muturage yakagombye kuzajya atanga amakuru umunsi ku wundi mu rwego rwo guhashya ubugome nk'ubu.